Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, buri munyarwanda wese ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iri tangazo rirakureba nawe mwana mutonya ukivuka. Ni mu gihe umwana mutonya azajya barurwa agahabwa indangamuntu akiri mutonya kugira ngo akure afite indangamuntu muri rusange. Imbogamizi z'ibijyanye n'indangamuntu ni ukuvuga ngo byakemutse. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo mbasobanurire rino tangazo icyo rivuga. Iri tangazo riravuga ngo nimba ku ndangamuntu yawe haranditswe izina ryawe nabi cyangwa waranditse izina ritari ryo, wemerewe kujya kurihinduza cyangwa kujya guhinduza izina ku ndangamuntu. Witwaza indangamuntu wahawe ukayijyana bakaguhindurira izina, bakaguhereza indi ndangamuntu iriho amazina yawe ya nyayo cyangwa amazina yawe washakaga gushyira ku ndangamuntu. Ni mu gihe ibi ngibi biri gukorwa mw'ino minsi, ndetse nimba ibi bintu cyangwa ufite ikibazo wajya ku karere cyangwa ku kagari kakwegereye bakakurangira, ukajya ku karere cyangwa waba utuye mu mujyi wa Kigali uragenda ukadekarara ku irembo, ukaza hano ku Kabindi ugatanga indangamuntu bakaguhereza indi mu minsi itarenze 3. Ni mu gihe nanone hano mu gihugu cy'u Rwanda hari irindi tangazo ryo kwisuzumisha abagore muri rusange ko bisuzumisha indwara ya kanseri ifata inkondo y'umura cyangwa ifata muri rusange. Ni mu gihe abaturage bose abagore muri rusange bashishikarijwe kujya kwipimisha kugira ngo barebe ko nta kanseri bafite. Ni mu gihe iyi kanseri ifata inkondo y'umura itagaragaza ibimenyetso, gusa igaragaza ibimenyetso imaze kukurenga. Ibyo byose bikubiye mw'iri tangazo ngiye kubabwira, cyangwa ibi byose mbabwiye bikubiye mwari no tangazo. Ni mu gihe rero iri tangazo rivuga no ku banyarwanda muri rusange, b'abanyarwanda bakunze kumvikanwaho bavuga cyangwa bafite ibibazo bigiye bitandukanye ngo ntago bashobora guhabwa ubutabera ngo bukwiye, ngo ni mu gihe bahabwa ubutabera butari bwo bakarinda kujya ku nzego zikuru. Nimvuga ngo ubutabera badahabwa nubwo kuva ku bakuru b'imidugudu ukazamuka kugera kuri ba gitifu b'akagari, ariko bajya kwa meya bagahabwa ubutabera. Ni mu gihe rero ngo hano haba habayeho akagambane ka mudugudu na mutekano n'abanyerondo n'umukuru w'akagari ngo nibahabwe ubutabera, ngo cyane cyane ngiyo ngo umuturage yanje kwishyura amafaranga y'umutekano cyangwa amafaranga y'isuku. Ni mu gihe umuturage yimwa serivisi zose mu kagari cyangwa yimwa buri nkunga yose ije mu kagari. Ni mu gihe ibi nabyo bibumbiye mwari no tangazo muri rusange. Ndimo ndagenda mbabwira ibintu byinshi bitandukanye bibumbiye mwari no tangazo ngiye kubabwira. Nanone dufite ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda byuriye cyangwa byashyizwe hejuru. Ni mu gihe icupa ry'amazi rya Nile ryaguraga 1000 ubu rigeze ku 200. Ni mu gihe ji ya Zamu yaje igura amafaranga 800 ubu igeze ku 1000. Ni mu gihe Yembe yaje igura amafaranga agatonya kaje kagura 400 ubu kageze kuri 600, inini igeze ku 200. Ibyo byose bikubiye mu itangazo nabateguriye ngiye kubabwira. Ikindi kintu gikubiye mu itangazo, Inyange Industries, ni ukuvuga ngo uruganda rw'Inyange ruherereye mu karere uruganda rw'Inyange ruherereye mu karere ko mu Mutara cyangwa mu karere ka Nyagatare. Mu Mutara ni agace, ntago ari akarere. Akarere ni aka Nyagatare. Uru ruganda niho ruherereye rw'amata. Twavuze ko rugiye gusohora amata y'ifu afunze nk'umufuka w'umuceri kugira ngo uzajya ushaka kanusu, uzajya ushaka karobo azajya abasha kukabona. Muri rusange rero kugira ngo dutangire aya makuru yose akubiye mwari no tangazo, nkubwire ngo kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nawe wakoze subscribe nongeye kugushimira nkubwira ngo subscribe yawe ni inkunga ikomeye cyane. Subscribe yawe twarayibonye rwose kandi turagushimira ko wakoze subscribe. Ni mu gihe we wakoze subscribe wagenewe amagambo nk'aya ngaya aturutse kuri Kidasamura Movie. Kidasamura Movie yongeye kugushimira ndetse yongeye kuvuga ngo musubizaho mwakuye mwe mwakoze subscribe, kandi Imana ijye ibarinda kandi namwe Imana ijye ibaha ibyo muyisabye. Ni mu gihe Imana ivuga ngo ufite iki ngo duhereho. Ni buri muntu wese n'ubundi ugiye gusaba umuntu ugomba kugenda uvuga ngo mfite iki nkomeraho cyangwa ndemera, ariko ufite icyo ufite kugira ngo abone ko aheraho aguha.
mu gihe kidasamura rero nanjye nabatekerejeho nk'abanyarwanda nkavuga ngo reka mbashakire amakuru kugira ngo muzajye muyamenyera ku gihe mutayumviye ahandi, mujye mumenya amakuru agezweho mu Rwanda. Nanjye nkemera nkashora ubumenyi ndetse nize nkemera nkajya mbakorera amakuru meza agezweho kugira ngo namwe mume subscribe, bamwe mukazinyima abandi mukazima, no kuvuga ngo abantu barenga 3500 namwamaye subscribe. Ndababwiye ngo Imana ibasubize aho mukuye kandi ndabakunda cyane. Kidasamura movie niryo jambo yari yabateguriye. Imana ibaha amafaranga, ubuzima buzira umuze. Reka nze noneho dutangire turambure iri tangazo rikubiyemo amakuru arenga 6. Ni mu gihe rero turi buze kurirambura saa 8 za nimugoroba. Urarisanga kuri BTN TV cyangwa kuri Kidasamura Movie Rwanda. Yari Kidasamura nk'uko bisanzwe ubagezaho